muri iyi si tubayeho mu buryo bugiye butandukanye kandi dufite n'imico igiye itandukanye, wabyemera utabyemera bitewe n'uburyo turyamamo, dore yuko byakozweho n'ubushakashatsi muri Amerika. Abahanga bavuze yuko abantu turyama mu buryo bune butandukanye, kandi uko turyama mu buryo bune butandukanye nako tugiye dufite imico igiye itandukanye bitewe n'uburyo uryamamo. Bavuze yuko hariho abantu bakunda kuryama bubitse umugongo, hariho n'abantu bakunda kuryama bahinnye amaguru nk'uruhinja, cyangwa se abantu bakunda kuryama banditse kane. Abantu babanditse kane nibo abantu bakunda kuryama bahinnye amaguru, ariko bongera bavuga yuko hariho n'abantu bakunda kuryama bubitse inda, hariho n'abantu bakunda kuryama bubitse urubavu. Rero nshuti yanjye, niba wisanze muri abo bantu, nicyo gihe ngo umenye imico yawe bitewe n'uburyo uryama. Mu gihe cyo nagushishikariza kureba video yose ukayirangiza kugira ngo umenye imico yawe bitewe n'uburyo uryama. Mu gihe muri kumva ngani Emile nk'ibisanzwe, ariko mbere yuko nangira kubibabwira, reka mbanze nshimira abantu baje kuri YouTube channel bagakora subscribe, banyuze bagakora no kunzogera kugira ngo nzajya nkora ubutaha bitubagiraho neza cyane kandi mu bambere. Ariko nawe ariko bwamukira kuri YouTube channel wakora subscribe, banyuze ugakora no kunzogera kugira ngo nzajya nkora ubutaha bitubagiraho neza cyane kandi mu bambere. Nshuti yanjye rero, mbahaye ikaze kuri GOA Emile. Reka duhere ku bantu bakunda kuryama bagaramye, abantu bakunda kuryama bubitse umugongo. Aba bantu ni abantu bakunda kugendera kuri gahunda y'ubahaye ikintu bagikorera ku gihe, cyangwa se mwasezeranye na gahunda ati turahurira ahangaha, bo bahagera mbere y'uko iso babahaye igera. Aba bantu ni abantu bakunda kugendera kuri gahunda cyane, nk'aho ibyo bidahagije kandi akora abantu bakunda kugira ukuri. Ntabwo bakunda abantu babeshya, ntabwo bakunda kugira ibinyoma mu buzima bwabo, ndetse niba babonye umuntu utagira ukuri, niba babonye umuntu ubeshya, aba bantu bikunda kubabaza cyane, ugasanga ni uri inshuti yabo ukunda kubeshya utagira ukuri, bakunze kugukura mu buzima bwabo. Ariko nk'ibyo bidahagije, si ukugira ukuri gusa, bakunze no gusanga abo bantu bose bakunda kwigira icyizere mu buzima bwabo, bakumva ko ikintu cyose bashobora kugikora kandi akaba bagishobora. Usanga abantu bakunze gukora utuntu tw'udushya kubera yuko bonyine bakunda kwigirira icyizere mu buzima bwabo. Rero aba bantu bakunda kuryama babitse umugongo cyangwa se bagaramye, iyo niyo mico ibaranga. Nibe wisanzemo nawe wakandika muri comment uvuga uti ibyo wavuze rwose nibyo cyangwa se ntabwo ari byo. Abantu ba kabiri ni abantu bakunda kuryama banditse kane, cyangwa se bahinnye amaguru, cyangwa se bikunje. Aba bantu rero nibe nawe uko uzi yuko ukunda kuryama wahinnye amaguru yazamutse yafashe amaguru yawe yazamutse yafashe mu gatuza, giye kukubwira ibintu bigenda bikuranga. Aba bantu bakunda kuryama banditse kane cyangwa se bihinnye nk'uruhinja, bakunze kugira isoni mu bantu. Usanga akenshi nta confidence bakunze kuba bifite iyo bari mu bantu. Se nk'aho ibyo bidahagije, si ukugira isoni mu bantu, ariko bakunze no kugira impungenge ku buzima bwabo, bavuga bati se ejo bundi nzabaho gute. Bakunze kuba nyine bafite ubwoba, ndetse mbere yuko bafata umwanzuro bakunda kureba kuri negative side cyane kurusha kuri positive side, bakavuga bati ese ko njye gukora business ntabwo nzahomba, ese nzabona abakiriya. Aba bantu bakunze kubaho nyine bagenda bahinnye amaguru, usanga imico cyane ikunze kubaranga, ariko akantu k'umwihariko bayikunda kugira iyo byageze mu kazi, igikorwa cyatangiye, bagikorana n'umutima wabo bose, bagakorana na courage, ndetse kugira ngo barebe yuko ako kazi kabo barimo barakora karangira. Niyo muri kumva ngari GOA Emile nk'ibisanzwe, cyukomereza ku muntu wa gatatu, umuntu ukunda kuryama wubitse inda. Niyo ukunda kuryama wubitse inda, nshuti yanjye, ibi bintu njye gukubwira nibyo bintu bikuranga. Abantu bakunda kuryama wubitse inda bakunda kugendera kure ikibi, birinda ibintu bishobora kubashyira mu kaga, birinda ibintu bishobora kuba batakurikiza amategeko. Iyo babonye kuri inshuti yabo nabo ukunda kwishura mu ngeso zitari nziza, barakuri moving bakakukura mu buzima bwabo bakakwihorera. Ariko nk'aho ibyo bidahagije,
bakunda kugira amarangamutima hafi, dore yuko iyo bakorera ikintu cyiza akenshi bakunze guhita barira, cyangwa se babakorera ikintu kibi nyine bagahita barakara cyane, kubera yuko niko bateye mu byo kugenda bagira amarangamutima mu buzima bwabo, ni ibintu bibaranga. Ariko si ibyo gusa, bakunda no guhisha intege nke mu buzima bwabo. Iyo babona yuko ikintu bari kugikora kandi kitari gukunda, ntabwo bapfa kwereka yuko nyine ko bacitse intege. Bakunze guhisha intege nke mu buzima bwabo nyine bakihagararaho, ariko nk'ibyo bidahagije bakunze kureba ibishya kandi bidasanzwe. Bakunda gukora utuntu dushya kandi tudasanzwe. Abantu bakunze kuryama babitse umugongo nabo niba abantu usanga bavumbura utuntu nyine bagenda bakora utuntu twa invention cyangwa bakora ibintu bya innovation, bagakora nyine utuntu dushya, bakareba ikintu gisanzwe nyine bagahita bakivugurura, bakavuga bati toni ikintu rwose kigomba guhinduka. Aba bantu bakunze kuryama babitse umugongo usanga akenshi ari nabo abantu bakunda kuvamo abantu b'abavumbuzi. Ariko nabyo bidahagije, njye kubabwira umuntu wa nyuma ari no muntu ukunda kuryamira urubavu. Niba uzi ko ukunda kuryamira urubavu, nshuti yanjye, dore ibintu ukunda kuranga abantu bakunda kuryamira urubavu. Abantu bakunda kuryamira urubavu ni abantu bakunda koroshya ubuzima kandi bisanzura mu bandi. Aba bantu ntago ibintu babigize ibintu biremereye cyane, kandi bageze mu bandi bantu aba ari abantu bakunze kuganira. Iyo bageze mu bana bakunze kuba abana, bagera mu bantu bakuru bakaba abantu bakuru, bagera mu basaza bakaba abasaza, nyine bakunze kwishanisha n'ahantu wageze. Aba bantu uno niwo muco wa mbere ubaranga. Ikindi kintu cya kabiri gikunze kuranga abantu baryama ariko baryamira urubavu, iyo bageze mu bantu nkuko tumaze kwivuga hejuru bakunda kwiyoroshya. Ariko naho ibyo bidahagije, bakunda gutanga kurusha kwakira. Ikindi kintu kiranga abantu bakunda kuryamira urubavu, bagaragara nk'abantu batinyitse. Inamura mu nzira umuntu ari wa muntu utinyitse, cyangwa se nyine udakunda kuvuga, ariko nyamara ntabwo ariko biba biri, dore yuko yahuye n'abantu bisanzuranyije nabo bavuga ati ahubwo umuntu n'uriya, ubundi uriya muntu nasanzwe, ariko ndamubona ku ruhande akona ni wa muntu nyine utinyitse udakunda kuvuga, ariko yagera muri sosiyete yisanzuyemo nyine akisanisha nabo, agakunda kwiganira. Ariko nk'ibyo bidahagije, batinda gufata umwanzuro ku kintu runaka bagiye gukora. Mbere yuko bajya gukora ikintu runaka, barabanza bakagitekerezaho, bakara kuri negative side. Ibi bintu nimbikora bizagenda bite? Dore yuko aba bantu ibintu bijyanye no kuba ba rwiyemezamirimo akenshi bakunze gutinya gufata uwo mwanzuro, bavuga bati nanjye nshobora kuzahomba. Ariko bakunda gutanga cyane kurusha kwakira. Aba bantu bakunze kuba wahuye n'ikibazo, ushobora kubasaba ubufasha ndetse bakaba babuguha. Rero iyo niyo mico igiye iranga abantu bitewe n'uburyo baryamamo. Tuga muri company GOM nk'ibisanzwe, niba kuri video dukora subscribe, like, share ndetse na comment, muzadukora utagiye kujya neza cyane kandi mu ba mbere. Murakoze.